bivuga ko rubona Emmanuel ariwe wasigaranye ikipe gusa hari n'amakuru avuga ko Ben Musa ariwe ushobora kugirwa umutoza mukuru w'ikipe ya APRFC w'ikipe ya polisi Rodi nk'umuntu wakurikiye Ben Musa ari mu ikipe ya APRFC niwe mutoza polisi yari ikeneye cyangwa yaba hari kwibeshwaho nimba ari byo koko? Muri iki gihe ntabwo nahita mvuga ngo ekipe ya polisi ntabwo ariwe yari ikeneye kugira ngo aze ayabe yasimbura Amashami Vincent, kuko burya umutoza hari ibintu abashoboye. Ben Musa hari ibintu yarashoboye nawe, kandi hari n'ibintu umuntu agenda abona ko ashoboye. Uyu mugabo njyewe ntabwo namuvugaho byinshi bitandukanye, ubuhanga bwe, uburyo atozamo. Burya mu Rwanda tuba dukeneye umutoza, wa mutoza uza akareba abakinnyi ari gukinisha, akareba uburyo agomba kuborganiza mu kibuga, atari ukuvuga ngo wenda ndaza kuba nabavanga bitandukanye nuko abakinnyi bakina. Nka ekipe ya polisi ubu ngubu ikintu yari ikeneye nyuma yaho mwuka utari mwiza muri iyi ekipe, batishimye rwose, ntabwo bishimye n'aka na gato, kuko niba ari ekipe ivuga ngo twe dutakaza amafaranga menshi ariko ayo mafaranga akaza ariko ugasanga ntabwo abyaye umusaruro. Ku mutoza Ben Musa kuza wenda muri ekipe ya polisi biramutse bikunze, nubwo ukugeza kuri ubu ngubu bikiri kuvuga ko yaba ari kuganira na ekipe ya polisi ko yaza kuba yayigeramo biri official. Aramutse aje byaba ari ibintu byiza cyane kuri ekipe ya polisi, nubwo buri mutoza wese araza akarwana rimwe bigakunda, ikindi gihe bikanga. Yego, umutoza Ben Musa umutoza uherutse kuva mu ikipe ya PFC, munabyibuka ubwo yari umutoza ari wungirije Adil Ehad Muhammadi waje kwivamo yirukanwe. Ben Musa yasigaranye iyi ekipe, nega ko yanasigayeho neza kuko yatwaye yarayifite nk'umutoza w'umusigire, yatwaye igikombe cya shampiyona icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, ageza ikipe ya APR ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro. Uwo ntabwo ari umutoza mubi, ntabwo ari umutoza mubi waje muri ekipe ya polisi, dore ko na ekipe ya polisi ifite n'abakinnyi yagiye igura, kandi ureba ukabona wabakinishije neza, ukagerageza kubashyira buri mukinnyi agakina uruhande agomba gukinaho, ukagerageza kubamenyereza bose bakamenyera. Ben Musa yabikora muri ekipe ya polisi. Mu gihe ekipe ya polisi nayo ifite abakinnyi birumvikana bashoboye, Ben Musa ashobora kuba yafasha iyi ekipe ya polisi neza cyane, tukongera tukayibona ihangana, atari ya ekipe tuvuga ngo yasubiye inyuma. Yego, niko ibintu biba bimeze kabisa. Agomba kuba yaza akigaragaza n'ibikunda, agomba kuba yaza akigaragaza Yego, ubwo nibyo ngibyo kuko ibintu biba bitaraba confirmed. Burya ibintu bitaraba confirmed unyuraho gutyo, ntabwo wajya kwanaliza cyane. Tuba dutegereje official statement ya ekipe ya polisi twemeza ko yamaze kuba yajya, ariko mu gihe bari mu biganiro natwe tuza tubukubwira ko bari mu biganiro, tukagira ibyo tukubwiraho bike, ubundi byamara kwemezwa tukaza tukubwira byinshi bitandukanye kuri ekipe ya polisi n'uwo nguwo baba bamaze kumvikana. Yego, ubwo nibyo ku ikipe ya polisi football club, ikipe y'igipolisi cy'igihugu. Ikindi kintu nshaka kubabwira mbere yuko tujya kuri kesi ya Mamadusi muri APR n'ubundi ni muri APRFC, murabizerutse gusinyisha abakinnyi babiri, ni Hakim Kiwanuka uzwi ku izina rya Bodaboda ndetse na Denis Omedi, uyu musore wahanganiye FIFA Puska Awards, murabyibuka igitego cye cyabaye cya gatatu ku isi, cyatsinzwe n'igitego cya Garnacho. Aba basore babiri rero kesi yabo kugira ngo ite bashobora kudeta batangira gukinira ikipe ya PFC ubwo imikino ya retour izabigarutse, kuko biravuga ko aba basore baba bahawe uruhushya rwo kujya mu gihugu cya Uganda gusubira mu mwerero w'ikipe y'igihugu. Ati biteye bite rero? Ubundi itegeko rya CAF rivuga ko nimba umukinnyi yamagaye mu ikipe y'igihugu ya CHAN agakora transfer yo hanze, mu gihe ikipe ye yagiyemo kubwumvikana na Federasiyo y'umupira w'amaguru w'igihugu cye, yemerewe ikipe ya PFC rero yemerewe kwemera ko abakinnyi bajya gukina ikipe y'igihugu cyangwa ikabyanga. Niba bakeneye vuba
izavuga ati hoya nta bakinnyi dukeneye vuba ntago bagenda. Ariko niba kubw'ubwumvikane ko ndanumva ko ibiganiro ngo bigeze aheza hagati y'ikipe ya APR ndetse na federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Uganda, yuko aba basore bajya gukinira Uganda Cranes bakina imbere mu gihugu. Ubwo mu gihe cani zanjye ko biteganyijwe ko izatangira tariki ya mbere Gashyantare kugeza tariki ya 28 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2025. Bakiva muri cani bakaba abasore bahita baza akaba ariko batangira gukoreshwa n'ikipe ya APR. Ubwo niko iyo kese ihagaze. Mamadusi umusore ukinira ikipe ya APR ni rutahizamu umunyamauritania wambara nomero 9 mugongoni, akina no kuri nomero 9 birumvikana. Mamadusi ntangiriro ze mu ikipe ya APR byari byiza ubwo bari mu mikino ya Sekafa Kagame Cup mu gihugu cya Tanzania, kuko uyu musore nibwo yaje kuba akorera introduction. Uyu musore yaraje atsinda igitego kondi bw'igitego yatsinze ikipe ya El Merreikh, cyari igitego cyiza cyane n'ibindi bitego yagiye atsindamo. Uyu musore yaje bazi ko aje kuko ibitego byari byararombye mu ikipe ya APR byari byitezwe ko aje kuba igisubizo, gusa n'ibyakunze. Gusa simona ko impamvu bitakunze ari uko ari umukinnyi mubi, wenda hari ibindi bitagenze neza kuko habamo kumenyera ikirere kuko yarahinduye ikirere yakoreragamo, ndetse n'umutoza wenda utaramuhaye igihe ngo amuhe n'amahirwe ahagije. Uyu musore rero biravuga ko ashobora kwerekeza mu gihugu cya Macedonia, ni muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu ikipe yitwa Tikves. Yego uyu musore rero adibye bihagaze bite kuko ari umukinnyi w'ikipe ya APR, kuko uyu musore murabizi iminsi ishize byavuga ko ikipe ya APR yamusabye ko basesa amasezerano ariko barabyanga. Ubwo nawe kugenda ikipe ya APR amafaranga yabona. Rodi, iki cyaba ari cyo gihe cyiza ku ikipe ya PRFC kiko yatandukana n'umusore nka Mamadusi, umusore w'imyaka 23 yonyine. Uyu musore Mamadusi ni umusore mwiza cyane ikipe ya APR Football Club yari ibonye. Ni umusore twavugaga ko wenda bigeranyije n'abakinnyi iyi ekipe ya APR yaguze ko ashobora kuza akagira byinshi ifasha, dore ko akiri muto. Urebye ukareba abasore iyi ekipe ya APR yaguze uko ari barindwi, urasanga Mamadusi ari we wari ufite wakoreshwaga cyane. Umuntu wese yavugaga ati Mamadusi isaha n'isaha imikinire ye uburyo akina mu kibuga urabona ko ari ibintu biri kugenda bihura n'ibyo ekipe ya APR Football Club yari imukeneyeho. Ariko Mamadusi nawe akaza avuga ko wenda adakina iminota myinshi bitewe n'uko Dekonovic aba yifuza kubakinisha, bituma uyu Mamadusi rero kuba yabona ekipe yo hanze akigendera akajya gukinayo. Ntabwo twavuga ko ari ibintu byaba bikuri we, ariko ni n'ibintu byiza kuri we kubona ekipe iri mu cyiciro cya mbere akava muri iyi ekipe ya APR Football Club, nubwo atajya yabonaga umwanya uhoraho kuba yavuga ngo isaha n'umunota ngiye muri ekipe ya APR Football Club ndi kamara ninjye umutoza ari buze kuba yahora yitsaho, cyangwa se ari nge uri buze kuba yamuha ibyo yifuza byose. Kuko ugiye kureba uyu musore kuri match y'ikipe ya Polisi yabanje mu kibuga, yamaze kubanza mu kibuga ikipe ya Polisi awusha penalty bahita bamusohora mu kibuga. Aho ngaho yaranababaye cyane. Yego ukabona ko ari ibintu bitamushimishije. Ku ikipe ya Rayon Sport nabwo yawushije igitego, uri ku mupira yari ari kumwe n'umuzamu Kadim Ndiaye arawutera ni wabasha kujya mu izamu, nabwo bahita bamusohoramo hakiri kare. Ubona ko n'umusore utari wishimye. Kuva icyo gihe Mamadusi nitwongeye kumubona mu kibuga koma nibwo umutoza yese atangira gukorera introduction umusore Tisenja Isen Tuguma atangira kumubanza mu kibuga. Ubye mbona ko kuba Mamadusi yagenda ni igihombo ku ikipe ya PRFC, kuko nimba uvuga ngo ni PRFC nibyo ni ikipe ishaka kugira ikikora ku ruhando mpuzamahanga, kuko nta kiratwereka APR tuzi ni hano mu Rwanda ku ruhando mpuzamahanga nta kintu kirenze irakora. Ufite Victor Mbawuma imyaka 30, yego uguze Denis Omedi. Burya Denis Omedi si n'umwataka typique,
nibyo arahakina ariko si umwataka tipike yego nawe ni imyaka reka tubyeme ko ntazajya akina iyo nomero 9 ni imyaka 30 ufite Tuyisenge Arsene Tuguma nibyo Tuyisenge Arsene Tuguma numuwi kuri nomero 9 muraratanga n'umusaruro gusa natanga n'umusaruro arahakina nk'umuwinga nibyo aragutsindira kuko wamushyize ahantu bimworera gutsinda ako arakina nk'umuwinga n'ubundi nandi azajya gusabira baro ku ruhande niyo anazisabira ku 9 si nomero 9 mwiza kuko hari icyabura noneho ubonye gusa waracyari muto ubonye umusore nka Mamadusi wakubakiyeho nibyo hari abakinnyi ba mu makipe none se ikipe ya Real Madrid ihita ifata Enrique yego imugurishe oya iramuha igihe ubundi ubonye umukinnyi muto ukabona ko ari umukinnyi ubona ko nawe ashobora kuzagufasha mu gihe kiri imbere ntabwo kanya uhita wihutira kuvuga ngo aragenda uraza guhomba byinshi yego niyo mpamvu ikipe ya FC Barcelona igifite Ansu Fati niyo mpamvu itamutanga kandi tubona ko nta bintu birenze ari gutanga niyo mpamvu usanga ikipe ya Chelsea ifite abasore nka ba Modric kuri bench yego n'ubu Modric akaba ari mu bihano ariko bakaba batamurekura nuko bazi ko umukinnyi muto ari ikintu umukinnyi muto yagufasha ibintu byinshi cyane abatandukanye no mukinnyi ugeze mu myaka za 30 na uwo ngo ntabwo rwose we wamushingiraho cyane kuko ariko iyo ubonye umwana cyangwa se ufite imyaka 22 ukamubona ukabona urashaka kumutakaza ku kanya aragenda we pe nabona amafaranga aragenda kuko ntabwo yakaga gukina muri shampiyona ya Macedonia yego na shampiyona nziza mu cyiciro cya mbere ntabwo yabyanga rwose aragenda rero kuba ikipe ya Pele Football Club yabihomberamo nibyo koko iraza kuba ihomba Mamadusi nubwo tutaravuga ko byarangiye burya reka nk'ugufashe Rodi nibyo irabona amafaranga naramuka agiye ariko nayo nje mbivuza hakiri kare ni ingaruka zitazatinda kujya nibyo ushobora kuzana Denis Omedi akakubera flop kuko wenda equipe ya Pele Football Club iri kuvuga ngo ubwo tuzanya aba bakinnyi bandi abangaba bagiye wenda dushobora kubasimbuza ariko nibajya muri Uganda Cranes se bizagenda bite ariko burya nibaza kugenda aho bashobora kugenda kuko nka equipe ya Pele iravuga ngo nubu nitugira imana equipe y'igihugu y'u Rwanda ikabona nayo cyane dushobora kuzabategereza ariko mu gihe equipe y'igihugu itajyayo aba bakinnyi rwose kugenda gukina muri Uganda muri imikino ya cani bazayikina pe yego nibyo baragiye uzasigarana risk ikomeye cyane kuko Victor Mbawuma ni umukinnyi gisezo mbona ko nta n'ikintu agitazabafasha Victor Mbawuma kuva avunitse kugeza ubu ngubu ntanagaruka ari gukina bizamugora kongera kwibona muri iyi system reka nze ndebe fixtures ikipe ya PLFC ifite muri uku kwezi kwa mbere dore ko nabonye ko dore ko nabonye mu kwa kabiri ntago nahita ndira arere tour ntabwo izatinda oya barateganya ko mu gihe impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika yakemeza ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Star azajya muri cani shampiyona y'iciciro cya mbere hano mu Rwanda bazagaruka mu kwezi kwa gatatu tariki ya mbere irangire mu kwezi kwa gatandatu tariki 15 ako mu gihe tutageze hatangira tariki ariko se ko nabonye aho amafaranga muri cani yabaye menshi ya ekipe twabonaga yanze kwitabira yavuze ngo twebwe tugomba kwitabira yego kuko bukuru kandi uko kwitabira ekipe y'u Rwanda twavuga ngo ifite amahirwe agera kuri 80% yo kuba yakitabira imikino ya cani nka ekipe ya Misiri kuko ubu ngubu ni ibihugu bitatu bimaze kugaragaza byo muri Afrika Maghreb bimaze kugaragaza ko bishaka iyi tike aho ngaho harimo igihugu cya Algeria ari nacyo cyabigaragaje mbere akabamo umwanya wamaze kugenda ntabwo beraba confirm aho ngaho nyine Nigeria kubisaba aho ngaho ntabwo bakemerera u Rwanda ngo Nigeria isigare baravuga ko Misiri nabo haisaba inama y'igitaraganya itegura uburyo bajyanayo ikipe yabo ya Olympique abantu ubwo ndavuga batanyeje imyaka 23 none urambwira ngo Misiri iraza kuvuga ati twebwe twamaze kuza muri cani u Rwanda rero rukijya hehe yego n'igihugu cya Tunisia nacyo mo barabyigaho uburyo baza muri iri rushanwa ahubwo
u Rwanda rusenga Imana ruvuge ngo muri iki gihe hatarabatumbura aya ma ekipa abaretse gutanga abaretse kwemeza ko bazitabira ni rusenga Imana ariko mu gihe bizakunda mu gihe bizaramuka bikunze ekipa y'igihugu y'u Rwanda rwose ibe yitonze ibe yihanganye ama ekipa akomeye arahari kandi rwose ntabwo wafata ekipa y'igihugu y'u Rwanda ngo ijye muri cani usize Misiri usize Tunisia ntabwo byakunda cyane babe bategereje rero twari turi kuvuga kuri Mamadusi twari tuvuga kuri bano basore ba ekipa ya APR Football Club ni baramuka bagiye bakajya muri ekipa y'igihugu ya Uganda shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda ikaba iri gukomeza uzasanga ekipa ya APR Football Club bitari kugenda neza nubwo hari kuvuga amakuru ko ishaka n'abandi bakinnyi ariko bakiri kugira bazamenyere bizagenda bigorana cyane. Yego ubwo ngubwo reka dutegereze turebe uburyo bigenda mu ikipe ya APR ese baraza kuba ubwo no ikipe y'igihugu twabijyaniye hamwe mureke mbabwire mbere yuko mva ku ikipe y'igihugu nanjye ndi umuyobozi w'ishyirahamwe y'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru hano ku mugabane wa Afurika mu gihe ikipe y'igihugu ya Nigeria Misiri Tunisia harimo ishaka gukina cyane ntago nafata riske yo guha u Rwanda itike rutakoreye yego ngo nyime ikipe n'ubundi n'itike zaberega baba bahawe. Ikindi twababwira nuko aka kanya cyangwa se ni breaking news igeze aka kanya aho ama ekipe ane azitabira mu mikino ya Heroes Cup yamaze kuba amenyekana n'amakipe ane ya mbere mu mikino ibanza ya shampiyona y'umwaka 2024-2025 arimo ekipe ya Rayon Sport, ekipe ya APR Football Club ndetse na ekipe ya AS Kigali na ekipe ya Police Football Club niyo azitabira igikombe cy'ubutwari cy'umwaka 2025 Musanze se yabaye ya gatatu niko bimeze cyane ama ekipe uko arane yagiye kuba yitabira ubibonye ni ikinyamakuru Inyarwanda hashize turi cyanditse ku isaha 8:52 kugeza kuri ubu ngubu rwose 8:52 hatugeze ku isaha 9:2 urumva ko aya baranuburiye ariko ibintu bimeze okay ubwo reka turaza nabyo ndasohoka namaze kumenya ukuri ukuri guhari ndasohoka hano nakumenye kuri ibyo ngibyo. Ikipe ya Rayon Sport iri mu biganiro bya nyuma na Aziz Fahad Bayo umusore wakinaga muri shampiyona y'ikiciro cya kabiri muri Repubulika ya Czech. Rodi uyu mukinnyi bivuga ko yarari mu igeragezwa mu ikipe ya Young African mwari mu gihugu Tanzania ageragezwa ritagenze neza gusa bivuga ko ari gusaba mu mezi 6 yonyine arasaba recruitment y'ibihumbi $30 ni ibivugwa ariko ntabwo biri confirmed baramenya ikindi ari gusaba arasaba umushahara $5,000 arasaba gukodesherezwa inzu imodoka. Ikipe ya Sport uyu niwe mukinnyi yari ikenewe ishobora gutanga ibyo bintu byose mu gihe azayisinyira amezi 6 cyangwa yagashatse umwiza kurusha kuko ikipe ya Rayon Sport iravuga ngo twebwe turifuza ko waza tugafatanya muri iyi arere tour ukaba wasinya amezi 6 ariko nawe akazana ibintu byo kugora ikipe ya Rayon Sport. Urambaza ngo ese niwe mukinnyi iyi ekipe ya Rayon Sport yari ikeneye kuko dore ko ari no kwisaba ibintu twavuga ko ari ibintu bikomeye cyane nka ekipe ya Rayon Sport kugeza ubu ngubu nyuma yaho ekipe ya APR Football Club ikuye y'amaso ekipe ya Rayon Sport ikavuga ngo reka natwe tube twafata uyu Bayo natwe tumuzane muri iyi ekipe yacu ya Rayon Sport. Ndabona yaba atari umukinnyi mubi ntabwo yaba ari umukinnyi mubi muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Oya ikibazo ntabwo ari ukuvuga ngo si mubi ahubwo ayo mafaranga bivuga ko yatangwaho amafaranga nyine ni menshi. Yego ni menshi ni umukinnyi mwiza pe ni umukinnyi mwiza gutangwa ayo mafaranga ekipe ya Rayon Sport mu gihe yaba yayatanze nta kibazo kibirimo ariko nkuko dusanzwe tubizi cyangwa se bishobora kuba bizahinduka kuko niba ekipe ya Rayon Sport abaperezida barahindutse abayobozi bayo bakahinduka gutanga umukinnyi ukama amafaranga menshi ukamwemerera ibintu byinshi bitandukanye hari igihe umukinnyi aza
tukabona wenda Abayo araje muri ekipe ya Rayon Sport, ahawe ibyo byose, ahawe n'imodoka, amaze amezi 2 muri iyi ekipe. Ayo mezi 2 amaze, ugasanga ukwezi kwa 3 bya bindi byose yari amaze kuba yemererwa agisinya bigiye birangira, akomeje kugenda bibura. Ugasanga wa musaruro yifuzaga kuba yatanga cyangwa se yaje guha ekipe ya Rayon Sport biranze, bigiye hasi. Ni ikibazo gikomeye cyane. Niba twakomeza gufata amafaranga menshi cyane y'umurengera tukagura abakinnyi twita ko bahenze cyane, tukabazana mu Rwanda ngo bigaragare ko natwe kuri iri soko ryo kwa mbere twakoze cyane ndetse twanarekuye amafaranga, ku munsi w'ejo nibwo bavugaga ngo ese tuzakomeza gufata abakinnyi b'abanyamahanga tubazane mu Rwanda tubishyura amafaranga menshi? Hari abanyarwanda barenze 2 ushobora kuba wazana ugahemba ayo mafaranga ugiye gutanga kandi bagakina neza kurusha aya mafaranga wari ugiye guha wa muntu umwe twumva ko ahenze cyane kandi ukora byinshi. Kuko aba bakinnyi baraza, nibyo wabahaye amafaranga menshi, bamaze kugera hano mu Rwanda, mutangiye kunanirwa kumwishyura wa musaruro yifuza gutanga, usanga ugabanyitse benga. Ntabwo rwose ibyo bintu byakumvikana ko umukinnyi yaza waramwemeye ibyo bintu byose yajya mu Rwanda bigatangira kugabanuka, nta musaruro azaguha. Umusaruro uzawubona utinze kandi bizajya bikomeza kugucalenjinga cyane, usange ibyo watekerezaga gukora biranze bitewe nuko wihutiye kuba wazana umukinnyi ukamutangaho bya bindi bihenze, kuko nawe wifuza kuba wahatanira iri soko, nawe ukajya mu ma ekipe yahagaze neza mu kwezi kwa mbere mu kugura abakinnyi bazaba bayifasha muri Arere Tour. Yego, ngewe ikintu dusoza kuri uyu musozi Azizi Fahad Bayo, uyu musore w'umunya-Uganda, ari ikintu gishuka abantu. Nabonye amakipe yo mu Rwanda ajya kugura CV, ndabivuga, amakipe yo mu Rwanda ajya kugura CV. Nibyo Azizi Fahad Bayo ati ni umukinnyi wadutsinze igitego ubwo twatsindwaga n'ikipe y'igihugu ya Uganda mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2022 cyabereye muri Katari. Umukino yadutsinze match ari na retu, nibyo yaradutsinze, ariko se nyuma yo kudutsinda erega nimba kuvuga ngo umukinnyi yakinaga muri Repubulika ya Czech mu cyiciro cya 2, ase ubundi nge ntabwo nemera ko umukinnyi wananiwe muri shampiyona cyiciro cya 2 muri Repubulika ya Czech ari umukinnyi wo kuza shamaje kuryo wumva ko wamutanga ibintu birenze. Hano mu karere harimo abakinnyi beza, urugero muri Uganda harimo umusore Kalisa Milton Sakiri. Kalisa Milton ari gukina muri Uganda. Milton Kalisa ndakeka ari muri KCA, nimba ntago ndi kwibuka neza, nimba atari yego ndakeka ari aho ngaho. Ufashe izo miliyoni 30 ukazijyana kwa Kalisa, ubwo ni 30 n'izindi zirenga, ukajyana ayo mafaranga kwa Kalisa Milton, niyo wakongera handi ari kurabizi ko ari umukinnyi mwiza. Yego, kangwa ngo umukinnyi yatsinze igitego, ibyo bintu sinjya mbyizeramo. Ubwo reka dutegereze turebe uburyo bigenda. Ni handi bazana ba Rampte, tuzi ko bari abakidiebere ko Rampte ndamuvugira n'ubundi icyamunaniye. Yego, kuko yasanze umupira wo mu Rwanda kinwa n'imbaraga gusura na kwazi umupira, no hano usanga abakidiebere nyine baraje bafite ibyo bakoze, ugasanga afite Mbawumango yahamagaye mu ikipe y'igihugu ya Nigeria, ugasanga ibyo biramugurisha. Yesiko mbize reka ikindi mva tuva no mu Rwanda, Seninga Innocent biravuga ko yagizwe umutoza wa Etincelle. Yebwo turaza ko turebye ari byo. Rodi, reka twirukanire ku mugabane burayari ndi nkuru mu Rwanda gusa, ariko ntaragenda hano ibyo ngibyo. Iyo nkuru Nyarwanda yanditse, impamvu nge nkubwira ko atariyo kuko nge nayemera. Amakipe 4 ya mbere umwaka ushize w'imikino, APR FC yabaye ya mbere n'amanota 68, abaye nayo itwara igikombe. Ikipe ya kabiri yabaye Rayon Sport n'amanota 57. Ikipe ya gatatu yabaye ikipe ya Musanze n'amanota 53. Ikipe ya 4 ibikipe ya Mukura n'amanota 47. Rero ikipe ya Polisi bavuze ko yaje muri top 4, yabaye iya 7 mu gikipe ya Kigali yabaye ya 5. Ikipe ya Polisi yego birashoboka ko impamvu ari byo
ekipe ya polisi nuva ariyo ifite iheruka kugitwara. yego nayo ikipe ya ayi kigali ko nayo yabaye ya gatanu, kuko iyi mikino izaba hagati ya tariki ya 28 Mutarama. nyine ikibazo si icyo. Njye impamvu iyo nkuru y'inyarwanda ntayemera. Musanze yabaye ya gatatu, ayi kigali ya gatanu, polisi ya karindwi. Mukura ubwo nimba ari amakipe ane bafashe, wenda reka tuvuge ko bafashe 3 bagahita bavuga ati n'ikipe nda yatwaye iki gikombe, sibyo? Yaba ari APR, Rayon Sport, Musanze na polisi. None mu gihe bavuga ne ya mbere yaba ari APR, Rayon Sport, Musanze na Mukura. Ubwo rero icyaba cyiza nge nago nabonjya kubeshya abanyarwanda. Reka dutegeze tubanze dutohoze, ariko niyo makuru yaramaze gusohoka. Reka tubanze turaza kuba tureba, kandi ibyo uvuga byose haraba byavuye, uraza kugenda ubibona.